Inkuru yacu tuyitangiriye aho tubona umusore yicaye muri salo, hamanuka umukobwa aturuka mu cyumba arangije ati Fred naherekaye nguhamagara ariko nago yigeze unyitaba nukubera iki? Ese ni kiye kibazo? Fred ati ese ubundi kubera iki nakwitaba? Kubera iki? Ngiye nawe twari twasohokanye ibintu byose urabyangiza, ese ntacyo bisobanuye kuri wowe none uri kumbaza ngo ko iki ntakwitabye? Umukobwa ati buretse gato, ese uri kunzamura ijwi ryawe? Ubwo Fred yahise yitonda araceceka. Umukobwa ati ariko basumyihanganire unyihanganire ku byabaye. Ubwo yatangiye kumwirya imbere arangije arahaguruka araza mwicaraho ambwira ati urabizi ko ngukunda. Tangira kumukora mu bwanwa ariko ubona ko umusore arakaye cyane. Umukobwa ati reka tujye hejuru mu cyumba cyanjye kubera ko ndumva nkushaka cyane, hanyuma uraza kwibagirwa ibintu byose ndetse n'uburakari burashira. Fred ati Joy mbabarira hari ahandi hantu nkeneye kujya kandi y'ingenzi kano kanya nkeneye kugenda. Umukobwa ati nta hantu uri bujye. Fred ubwo yaramurebye abura ukundi kunabigenza arangije ati umva nkubwire ntago nshaka gukorera ibyaha hano, icyo nkeneye ni ukuva hano nkagenda. Umukobwa ati okay nta kibazo niba ushaka kugenda, gusa ariko mbere y'uko ugenda ndaza guhamagara mama. Ubwo umusore yahise amureba, ese nibyo ushaka kandi urabizi neza icyo yakora? Hanyuma ngiye kureka utekereze amahitamo n'ayawe, ushaka iki? Guceceka kwawe bimpereza igisubizo cy'uko utari bugende. Hanyuma reka rero tugende hejuru turangize ibyo twatangije. Umukobwa yaramukuruye amutwara ariko ubona ko amutwaye ku ngufu umusore atabishaka. Barakwereka umukobwa Joy ubwo yari ari kumwe na mama we muri salo arimo aramutonganya ati mama ngewe rwose ndambiwe kugenda kuri iri zuba. Mama ati ni ukuri mbabarira mwana wanjye, urabizi ngiye kukureka uze guhitamo icyo ushaka rwose. Ubwo yahise amuhereza telefone kugira ngo arebe imodoka ashaka, hanyuma uhitemo imodoka nziza ikubereye mwana wanjye. Umukobwa ati mama nayibonye iyo nkunda mama, iyi ngiyi y'umweru niyo nshaka mama. Bisa nkaho uyu muryango ari umuryango ukize ariko umukobwa wabo bamurera nabi. Mama ubwo yahise afata telefone arahamagara arangije ati umugoroba mwiza, amazina yanjye nitwa Adon Key Smith, umugore wa Senator Smith. Nakoherereje ifoto y'imodoka kano kanya, iyo y'umweru rwose ndashaka ko muyinzanira mukayigeza hano mu rugo, hanyuma nugera mu rugo nta kibazo umpamagare. Ntabwo ari iyanjye ni iy'umukobwa wanjye. Murakoze cyane. Ubwo yahise amukopa. Umukobwa yahise ahaguruka ajya guhobera nyina, yari umwana batetesha barera abajeyi. Barakwereka ku rundi ruhande hari umukobwa uri gusengera ibyo kurya yibereye mu kazu kiwe ka geto. Ubwo yatangiye kurya akiri aho ngaho ku muryango we hari umugabo wahaje arangije arakomanga. Umukobwa ati ese uwo ninde? Umugabo yavugiye hejuru ati fungura umuryango ugira vuba vuba, fungura va cyangwa ndumene. Umukobwa ati mana yanjye ni Randy Road. Umukobwa yagiye ku rugi yibaza ibintu byinshi cyane ko yari yamaze kumva ko ari Randy Road uri gukomanga. Ubwo yarakinguye arangije akomeza amwegera. Umukobwa ati erega uri kuza mu cyumba cyanjye? Randy Road ati ese warishyuye ko numva uri kuvuga ngo icyumba cyawe waracyishyuye? Ngaho mpa amafaranga yanjye. Umukobwa ati ndakwinginze Randy Road wihangane, nukuri nzakwishyura amafaranga yawe, wowe mpa akanya gatoya nzakwishyura. Umukobwa ati ndakwinginze mbabarira umpe igihe kubera ko hari imyenda ndi kumesera abantu, ntago amafaranga aragwira ndacyayarunda, hanyuma namara kuzura nzakwishyura. Randy Road ati uri kumesa imyenda rwose? Arangije ati Timi ngaho reba buri kimwe cyose ufite ku mubiri wawe, ufite ibintu byinshi byiza bishobora gushaka amafaranga muri Lagos, hanyuma icyo ukora ni ukujya kumesera abantu gusa. Urumva uramutse nyine wemeye kumbera umugore ntago rwose naza kukwishyuza, iyi nzu rwose yahita ibi yawe, ntago nagaruka kukwishyuza. Ubwo ikigabo cyaramwegereye kirangije giti nyine bo mugore wanjye nukuri ntago nzongera kugaruka muri iyi nzu ndi kukwishyuza, nukuri tuzabyoroshya, nta nubwo uzatunga iyi televiziyo, uzahita utunga smart TV ujye ujya kuri Netflix wirebere filme. Timi ati umva nkubwire Randy Road, nukuri urabizi neza ukuntu nkubaha, ndakubaha cyane pe, hanyuma icyo wakora nuko wajya unjyana hejuru nk'umukobwa wawe, ahubwo nyigirira umukobwa wawe birangire. Hano hantu ni hatoya rwose haranaciriritse, wowe ngira umukobwa wawe ubundi unyijyanire hejuru. Ubwo Randy Road isura yahise ihinduka arangije ati induba papa wawe, hanyuma ubu bwo uri kunkorera icyo nkeneye ni amafaranga nta kindi, hanyuma nkwaye ibyumweru 2 ugomba kuba unyishyuye amafaranga yanjye. Umukobwa ati nzakwishyura. Umugabo ati nguhaye ibyumweru 2 nzaba ngarutse. Ubwo yahise asohoka. Umukobwa yahise amukurikira aragenda arakinga arangije agaruka gukomeza kwirira. Barakwereka umukobwa bukeye bwaho yari ari kuri telefone avugana n'inshuti yiwe, iramubwira iti nakuboneye ikiraka.
uwari uri kuri phone ati ndaje nkohereze location y'umuntu ujya gufurira. Arangije aramushimira ati urakoze cyane rwose. Barakwereka Fred na mushiki wiwe. Fred ubwo yari agiye ku kazi, mushiki we ati ese bro imashini yawe mesi iri hehe? Fred ati yagize ibibazo ndi kugira ngo baze kuyikora. Mushiki we ati ese ubu bizatwara igihe kingana iki koko ko maze kugwiza imyenda myinshi yo kumesa? Fred ati hanyuma se intoki zawe zabaye iki? Mushiki we ati ese bro urabiyobewe yuko njyewe ntamenyereye ibintu byo kumesa? Urabizi neza rwose atari byiza ku buzima bwanjye. Fred ati ngo ntabwo ari byiza ku buzima bwawe, hanyuma se kumesesha intoki bihuriye n'ubuzima bwawe? Hanyuma ushaka uburyo rwose iyo myenda yawe meswa cyangwa se utegereza imashini izagaruke bamaze kuyikora. Kandi uwayitwaye yambwiye ko tuzategereza ibyumweru 2. Umukobwa ati ibyumweru 2? Erega imyenda yanjye yabaye myinshi kubera guhora nyijyana ku ishuri buri munsi. Fred ati ariko urasekeje, rero nta gisubizo mfite cy'ibibazo byawe cyane ko nanakerewe no ku kazi. Hanyuma tuze kubonana. Mushiki we yasigaye yitonganya ati subu ngubu koko ndakora iki? Barakwereka wa mukobwa umesa imyenda yaje gukomanga ku muryango. Ubwo hahise hasohoka wa mushiki wa Fred. Mushiki wa Fred ati hanyuma niwe gift yanyohereje? Umukobwa ati yego. Mushiki wa Fred ati ngaho injira nta kibazo. Ubwo binjiye mu nzu. Mushiki wa Fred ati ngaho yicara nta kibazo. Ubwo baricaye. Mushiki wa Fred ati mbere yuko ibintu byose bitangira nyine hari aka interview gakeya nkoresha abantu. Timati interview akazi kanjye se ko ari ukumesa ubwo karasaba interview gute? Mushiki wa Fred ati yego ndabizi gusa ariko njye niko nkorana n'abantu bose. Hanyuma witwa nde? Umukobwa ati nitwa Timi Lola. Mushiki wa Fred ati ufite imyaka ingahe? Timi ubwo yarumiwe kubw'ibibazo yari ari kumubaza. Arangije ati mfite 28. Mushiki wa Fred arongera amubaza ati ese ufite ubuhe bwoko bw'amaraso? Timi ubwo yabitekerejeho arangije ati mfite O positive. Mushiki wa Fred ati hanyuma umaze igihe kingana iki umesa? Timi aramusubiza ati ni imyaka 2. Timi aramubwira ati mabuje nukuri maze igihe kinini mesa imyenda, nukuri ndabizi pe maze imyaka 2. Mushiki wa Fred ati ikibazo ngiye kubaza cyo kiri ingenzi cyane, ese amaraso yawe afite sida? Timi yarikanze arangije ati meze neza nta kibazo mfite pe. Mushiki wa Fred ati hanyuma rero ngiye kuguhereza imyenda 5 uyimese nyine mbese nko kugugerageza kugira ngo menye neza uko umesa koko kuzi kubikora. Timati mabuje nukuri ntago ari ngombwa kuntestinga kubera ko kumesa niko kazi kanjye. Mushiki wa Fred ati ndabizi gusa ariko ninjye uraza gufata umwanzuro. Ubwo yahise ahaguruka ajya kumuzanira imyenda. Timi yasigaye yivugisha aranje ati ariko mana yanjye abana b'abakire baba bari kubaza ibibazo by'ubusa gusa ngo ese uri single, ese ufite imyaka ingahe, ese urwaye sida? Barakwereka yasoje kumesa. Umukobwa ati nukuri wabikoze neza pe. Timati urakoze mabuje. Umukobwa ati ninjye wakabaye nkushimira kubera ibyo wakoze akazi keza nukuri. Hanyuma kano kanya ngiye kugenda uzagaruka kumesera kubera ko sinagusiga hano wenyine, gusa ariko ntugire ikibazo ndaza kukwishyura ku myenda 5 wamesha. Timi arangije ati ese ugiye kugishyura kuri iriya myenda 5 yonyine? Umukobwa ati yego. Hanyuma ngiye kohereza 10,000. Timi yarikanze ati 10,000 ku myenda 5 gusa? Mushiki wa Fred ati ese ni makeya? Timi ati oya nta kibazo, nukuri nta kibazo rwose. Ubwo yatangiye kwivugisha ati 10,000 byose? Ubwo yamuhaye telefone kugira ngo ashyiremo nimero ya telefone. Arangije arayimwereka gusa Timi yari yumiwe. 10,000 ku myenda 5. Mushiki wa Fred ati nayohereje. Timi arebye kuri phone abona amafaranga araje ari 10,000. Ati 10,000 urakoze cyane. Yaramushimiye cyane. Aramubwira ati ubutaha kuri uzaza n'imyenda yawe yose ushaka nyikomesere. Umukobwa yahise yigendera. Timi aravuga ati mbega umukiriya mwiza, nukuri tuzahura kwa 6. Imana iguha umugisha cyane. Barakwereka mama wa Joy abayicaye muri salo abakozi bamushagaye. Ubwo hari umwe wamuzaniye icyo kunywa. Arangije anyweye arabicira. Arangije ati ese ujya ukoresha ubwenge bwawe? Hanyuma ko nakubwiye ko nshaka ikirahure cya ji, kuki unzaniye wine? Umukozi yatangiye gusaba imbabazi bisa nkaho bano bakozi babayeho nabi. Ubwo yahise amubwira ati pfukama hasi gira vuba. Arangije abwira n'abandi bari bamuri iruhande ati mwebwe murakora iki? Mupfukama hasi namwe vuba. Ubwo barapfukamye. Umukobwa yahise aturuka mu cyumba. Arangije ati hi mami. Ubwo yaraje ahita ahirika wa mukozi. Arangije asuzanya na mama we. Uru rugo ni urugo rw'abakire ariko ntago bubaha abakozi, ndetse n'uyu mwana bafite ntago bamurera neza. Umukobwa ati mama ubu ndasohotse rero. Mama ati umva genda rwose ukora ibyo ushaka wishime bitinde.
bisa naho bafata nabi bano bakozi cyane. Umukobwa yamaze kugenda atangira gucyurira abakozi ati hanyuma mwifuza kubaho nk'uko umwana wanjye abayeho, hanyuma mutekereza ko ntabiruhira, nta nubwo bizigera bibahira mwebwe. Barakwereka Fred ubwo yari ari mu kazi yagiye kubona Joy yamugezeho. Joy ati umeze ute sheri? Fred ati urakora iki hano? Joy ati ngo iki? Uri kumbaza ngo ndi gukora iki hano? Sindi muri office ya fiance wanjye se? Office papa wanjye yaguhaye. Ubwo yahise atangira kumukora mu mutwe. Nizere ko utarangira kumbaza ibyo bibazo by'ubugoryi. Fred ati okay, ngaho mbabarira. Ubwo Fred yahise amubaza ati hanyuma sumeze uti? Umukobwa ati ntago meze neza, nabyutse numva ntameze neza rwose, numva ndagushatse. Ubwo niko kuza guhita nza kukureba. Naguhamagaye ntiwanyitaba mpita nza kukwirebera. Fred ati ese uri seriye? Ubwo umukobwa yaragiye afunga urugi arangije aragaruka. Nukuri aha ntago ari ahantu ho gukorera bino bintu, reka basi tujye mu rugo. Umukobwa yahise amwicaraho, gusa ariko uri kubona ko umuhungu bimubangamiye ndetse ibyo akora byose hari impamvu bimutera. Bisa nkaho uyu muryango wamufashije. Barakwereka Timmy na mushiki wa Freddy. Timmy ati mabuja, nyine imyenda y'uyu munsi namaze kuyimesa, ubu noneho nataha. Umukobwa ati mbere na mbere ntiwongere kumpamagara mabuja, izina ryanjye nitwa Esther, hanyuma reka nzane telefone yanjye nkwishyure. Timmy ati nta kibazo rwose urakoze. Timmy yahise yicara. Akiri aho ngaho Fred yaratashye. Arangije ati umugoroba mwiza nyakubahwa. Fred ati umugoroba mwiza, hanyuma urinde? Umukobwa ati ninjye muntu umesa, amazina yanjye nitwa Timmy, hanyuma nari naje kumesa imyenda ya mushiki wawe. Esther ubwo yahise aza ati hey bro, nukuri ni karibu, akazi se kagenze gati? Fred ati kagenze neza. Hanyuma uyu ni umuntu uri kukumesera mushyashya se? Esther ati yego, yitwa Timmy. Araje abwira Timmy ati uyu ni musaza wanjye. Timmy ati ni karibu nyakubahwa, ni byiza guhura nawe. Fred ati wakoze nukuri kuza kumfashiriza uyu munebwe. Ubwo yahise yigendera. Esther ati ese ni ya account twakoresheje ubushize? Timmy ati yego nta kibazo, hanyuma ndabisoje, nkoherereje ibihumbi 40. Timmy arangije arikanga ngo ibihumbi 40? Hanyuma se ni ku kwezi? Esther ati oya, ni imyenda nyine wameshe. Timmy ubwo yaramushimiye cyane ati nukuri Imana iguha umugisha. Esther ati oya, ntago ari ngombwa kunshimira gutyo, nta kibazo rwose anti Timmy. Ubwo disi barasetse. Timmy yarangije ati uri kumpamagara nde anti Timmy? Bari bishimiranye disi, ubona ko ari ibintu byiza. Timmy arangije ati ku munsi wa mbere nje kugukorera birambuye wisumemba ibihumbi 40. Mana yanjye, nukuri Imana iguha umugisha. Esther ati erega wakoze akazi katoroshye, nukuri wakoze ahubwo, hanyuma tuzongera tubonane. Gahise ajya kumukingurira disi kubera ko yaratashye. Fred afite mushiki we w'umwana mwiza cyane. Barakwereka Fred yaje mu kazi mu gitondo, atangira kuganiriza inshuti yiwe byamubayeho. Mu by'ukuri ntabwo abyishimiye. Ubwo yabwiye inshuti yiwe ibyo bakoreye muri office. Inshuti yiwe iti ushima Imana ko ntigeze mbabona, ko yenza kubabona ntabwo ibyo bintu byari kuba. Fred ati icyo aba yifuza ni sex gusa, niba ari mu gitondo ntacyo bimubwiye, niba yishatse nimugoroba nabyo ntacyo bimubwiye, nubwo byaba ari nijoro, igihe cyose abitekereje ndetse n'ahantu aho ariho hose. Inshuti iti ese uri seriye? Gusa ariko ntabwo byantungura, ese niba ubirambiwe wamubwiye ko ubirambiwe mukabivamo. Fred ati hanyuma urumva byoroshye kubivuga, hari intambara ubundi mu buzima umuntu aba agomba kuba atatsinda, ibyo wakora byose ukaba ubizi neza ko utayitsinda. N'iyi ntambara rero ndimo ntabwo nshobora kuyitsinda uko niboneye, igeno ryanjye nararyakiriye mani. Inshuti iti hanyuma uri gusobanura ko ibyishimo byawe wabigurishije ku kiremwa muntu? Fred ati mbabarira mwana, ntabwo mfite imbaraga zo kurwana. Joy yaricaraga abakozi bakaza bakamwambika ndetse na nyina akaza akamuhagararira. Yari umwana wo mu bakire rwose ufashwe neza, ari kurerwa nabi. Barakwereka Esther ubwo yari ari kumwe na musaza we. Aranje ati umeze ute bro? Fred ati umeze ute gashiki kanjye gato, ese hari icyo ukeneye? Esther ati yego, urabizi ko nabonye umuntu uzajya umesera, ari mu nzira za. Fred ati ese kubera iki uri umunebwe? Esther ati hanyuma si uyobewe ko ari amakosa yawe, si wowe wanze gukoresha iriya mashini imesa? Fred ati hari icyo utazi ahubwo naramubwiye ngo ayigurishe, nshaka ko uzajya wimesera n'ibyo biganza byawe ugabanye ubunebwe.
Esther ati umuntu umesera aseka ari mu nzira kandi ni kuri nishimira kuba naramubonye, nzakomeza mukoreshe ajya mesera. Musaza we ati ibyo ushaka. Esther ubwo yaramubaje ati hanyuma se hari imyenda yawe ufite yanduye? Fred ati ndaza kubitekerezaho. Esther ati urabitekerezaho? Fred ati mbabarira ndi mu kazi rwose, ndi mu kazi. Kubera iki ukomeza kuntesha umutwe koko? Ubwo yahise ahaguruka aho ngaho amutaho aho ngaho arigendera. Esther ubwo nawe yahise ahaguruka aho ngaho nawe aragenda. Timi yarinjiye arangije ati mabuja nasoje kumesa, niwe mukiriya nigize ngira mwiza pe. Esther ati reka nkwereza amafaranga nta kibazo. Esther ubwo yari ari kugenda yahise yikubita hasi. Fred yari yicaye aho hafi ahita ahaguruka vuba vuba. Fred yahise amuterura arangije abwira Timi ati zana urufunguzo rw'imodoka. Ubwo bahise bafungura vuba vuba kugira ngo bamutware kwa muganga. Baratashye ubwo Timi yari yicaye arimo kwahira ubona ko ananiwe. Ubwo Fred yaraje, Timi aramubaza ati ese ameze ati? Ese yafashe imiti? Fred ati yego yayifashe, kano kanya ameze neza ndetse ari kuruhuka. Timi ati urabizi neza ko araza kumera neza basi? Fred ati yego araza kumera neza, ni ukuri wakoze cyane kandi wihangane. Timi arangije aramubaza ati ese niki cyamubayeho? Fred ati amaze iminsi afite iyi ndwara ya hypoglycemia. Umukobwa ati hypo wati? Fred asubiramo ati hypoglycemia nyine ni ikibazo cy'isukari nkeya mu mubiri. Iyi sukari yamanutse nyine ajya azungera, rimwe na rimwe aranahwera. Asoje kaminuza ndetse nari narishyuye umuntu uzajya umuba hafi, yari afite n'umuntu umuraza. Ubwo baramufashaga mu gihe njye nabaga ntari, ariko aho yagarukiye ku ishuri nyine mba mfite ubwoba kubera ko bikomeza kungora. Ndimo ndabitekerezaho kugira ngo mushakire umuntu uzajya umwitaho hano mu rugo cyangwa se mushakire umuganga. Timi ati ni ukuri nibyo ndatekereza ari byo wakabaye ukora, ni ukuri mushakire umuntu umwitaho kubera ko ni umuntu mwiza pe. Fred ati Timi ese nakubaza ikibazo? Timi arangije ati ni ikihe? Fred ati urabyumva ute se ari wowe umwitayeho nyine ukamwitaho ukajya umuba hafi mu gihe nagiye ku kazi? Ni ukuri nibiba ngombwa nta kibazo waza tukabana. Timi ubwo yahise amubwira ati njye ntabwo ibyo bintu nabikora nyakubahwa kubera ko mana yanjye ntabwo ndi umuganga, ubu se umunsi yaguye byagenda gute? Ntabwo njye rwose nabishobora. Fred ati basi se urashaka ko nkwiye igihe cyo kubitekerezaho? Timi ati ni ukuri nta cyangombwa na kimwe mfite kinyemerera kumwitaho, ikintu nzi namufasha ni ukumumesera gusa nk'ibyo nkora. Fred ati nyine ni ukumundeberera, ese hari ikindi kintu wakora kindi kitari ukumesa? Umukobwa ati oya ibyo nzi nyine ni ukumesa gusa, imyaka 2 nibyo nakoraga. Fred ati nta kibazo ahari ndaza kuguhereza igihe uze kubitekerezaho. Umukobwa ati nta kibazo. Fred ati urakoze cyane. Umukobwa ati rero nicyo gihe kugira ngo ntahe. Fred ati ntago wajya mu rugo amasaha, ese kubera iki utarara ukagenda mu gitondo? Umukobwa ati ntago natekerezaga ko bwije gutya. Fred ati kubw'umutekano wawe warara hano nta kibazo. Umukobwa ati okay nta kibazo. Fred ati hanyuma rero waryama muri kiriya cyumba cy'abashyitsi. Ubwo yahise ahaguruka aragenda. Barakwereka bwarakeye, umukobwa yari ari kuzinga kuvureri. Fred yari arimo kumanuka arangije ati waramutse? Umukobwa ati waramutse nyakubahwa, Esther ameze ate? Ese yakangutse? Fred ati aracyasinziriye gusa ariko ameze neza. Umukobwa ati hanyuma rero ubu ngubu nataha nkajya mu rugo, ndaza kugaruka ndebe ukuntu uko ameze. Fred ati ni ukuri ndagushimiye. Umukobwa ati nanjye ndabashimiye cyane ko mwampaye ahantu ho kuryama. Umukobwa yari agiye gusohoka, Fred aramuhamagara ati Timi, aramwegera arangije ati niba ushobora gutekereza kuri offer naguhaye ni ukuri biraza kunshimisha. Umukobwa ati nta kibazo nyakubahwa. Ubwo yahise yisohokera. Fred ubwo nawe yafashe ya bed cover arangije ajya kuyibika. Umukobwa akigera mu nzu ye yasanze landlord yahageze. Arangije atangira kumwiyamagaza ati Timi. Umukobwa ati landlord ni ukuri amafaranga sindayabona. Umugabo ati igihe cyose uzajya umbona ubone ko nje kukwaka amafaranga. Ubwo yari yamuzaniye utuntu arangije aratumuhereza. Umukobwa ati urakoze cyane, niyo mpamvu rwose nakubwiye ngo njya nkubona nkaho uri papa. Akibivuga gutyo umugabo yarahindutse. Umukobwa ati ni ukuri umfata nk'umukobwa wawe, Imana izaguha umugisha. Umukobwa agiye kujya mu nzira amubwira ati buretse gato hari ikintu kikuri ku ijosi. Ubwo umugabo yaramwegereye
arangije agiye kumusoma umukobwa baramusunitse yahise amukubita urushyi arangije ati ese ibi byatangiye ryari ese ibyo ni ibiki burimo ubwo yahise atangira gufata bya bintu yamuzaniye atangira kubimutera arangije ahita yinjira mu nzu Landlord yasigaye yitonganya hanze atari no kureba Esther ubwo yari yagiye mu kazi yaratashye asanga ibintu bye babisohoye asanga no ku muryango bashyizeho indi ngufuri akiri aho ngaho akitonganya Landlord yaturutse hirya aza ari kumuseka Landlord aramubwira ati hanyuma rero uyu munsi naje kukureba hano amaso ku yandi ndi kukureba uri kubura hujya umukobwa ati ese kuki wasohoye ibintu byanjye ejo ntago nari nakwishyuye amafaranga makeya ikigabo kiti ibi ni ibintu byawe se yewe ntago nari mbizi kirangije kiramuseka ubwo yamutaye aho ngaho kigabo cyaramusetse kirangije kimutaho ngaho kirigendera umukobwa yarumiwe tangira kwibaza ahantu ari bujye hari uwakomanze Fred amanuka yihuta ari kuvuga ati ndaje ubwo yaraje arakingura umukobwa yinjira vuba vuba Fred ati Timi umeze neza umukobwa ati yego meze neza nyakubahwa nyine nashakaga kwemera ofa wari wansabye y'akazi niba kagihari koko ndaza kugakora Fred ati gutyo gusa se ese kuki uhinduye intekerezo zawe vuba vuba umukobwa ati ni story ndende Fred ati okay nta kibazo urakoze kuba wahinduye intekerezo umukobwa ati hanyuma se ubu akazi ndagafite Fred ati nta kibazo watangira rwose umukobwa ati urakoze cyane nyakubahwa hanyuma se umukobwa ameze ati Fred ati ameze neza ari mu cyumba cyiwe ubu ngubu ari kurya rwose nta kibazo umukobwa ati urakoze cyane nyakubahwa nose niba ntacyo bitwaye ese nazana ibintu byanjye Fred ati waje ufite n'ibikapu umukobwa yahise azunguza umutwe ati yego erega ni story ndende Fred ati nta kibazo reka ngufashe ubwo yahise afungura umuryango barasohoka kugira ngo bajye kuzana ibintu by'umukobwa barakwereka ubwo umugore yari ari gusangira n'umwana we umwana abaza mama ati mama ese indege yawe izahaguruka ryari mama ati izahaguruka saa 2 ubu umwana yahise areka kurya arangije ati mama nukuri ntago nshaka kugenda mama ati mwana wanjye humura ni igihe gitoya ntago ari amezi menshi hanyuma hari icyo ukeneye nyine urabizi kumamagara igihe cyose rwose ugomba kumamagara Joy ati mama nukuri nzagukumbura mama ati mwana wanjye rero reka nkubwire uyu munsi ngiye kugusohokana nkugurira ikintu cyiza umukobwa ati nibyo mama barakwereka Timi ubwo yari ari mu gikoni Fred yaje amusanga arangije ati hi Timi imeze neza umukobwa ati imeze neza nyakubahwa umunsi mwiza Fred ati none suri mu biki umukobwa ati ndi gutegura isosi araza kunywa kubera ko iraza kumufasha kugira peti umusore ati urakoze cyane ese waretse nkagufasha umukobwa ati si ngombwa ndaza kubyikorera umusore ati urabizi nitwa Fred ujye umamagara Fred si ngombwa nyakubahwa umukobwa ati Mr Fred umusore ati Fred birahagije umukobwa ati yego Fred rero nabafasha bwawe nkeneye ndaza kubyikorana ubwo Fred yakomeje guhatiriza aramwegera aza kumufasha barakwereka umukobwa yari ari muri salo ari gusoma ibitabo Esther mushiki wa Fred yamanutse yirukanka arangije ati hari ikintu nshaka kumfasha urabizi ko ibintu nize ari byo gukora makeup ndashaka ko basi nkwigiraho mbere yuko nkora ikizamini cya nyuma Timi ati ugiye kuba mu makeup artist nukuri ndakwishimiye Esther ati rero ubufasha bwawe kano kanya nibwo mbukeneye ndashaka kugusiga makeup hanyuma nyine nkagufata amafoto ubundi tukayatanga ubwo Timi ati ese ubwo urukubona ibyo bintu by'ubumodo ngewe nabishobora sinzi no kwifotoza ese ubwo urabona ari nge wahitamo gusiga makeup Esther ati anti Timi nukuri uri mwiza nukuri uratangaje cyane Timi ati ese urankorera nibi bisatsi ukuntu bimeze uri kumva uri buze gutsinda ikizamini cyawe Esther ati anti Timi mbabarira wo makanya ngiyewe ndaza kugira mwiza nkwambike wigi nkwambike neza Timi arangije ati okay nta kibazo ubwo umukobwa yarishimye arahaguruka arazaramuhobera ubwo yahise azamuka agiye kuzana makeup kugira ngo azamusige yatangiye kumusiga umukobwa aba mwiza koko ubwo yahise amuhereza indorerwamo ngo yirebe arireba ariyoberwa ubwo batangiye gufata amafoto bakiri aho ngaho bakifotoza Fred yarinjiye yinjira yitegereza Timi arangije ati mumeze muti Timi ati tumeze neza yari ari kunyigiraho gukora makeup mushiki ubwo yahise amubaza ati ese aragaragara gute
Fred yaramurebye arangije ati biratangaje. Timmy yarangije ati hanyuma rero uwakurebeye wa mbere yabonetse. Ubwo yahise afata miriwari arakomeza arireba. Disi yari yabaye mwiza. Ubwo Fred nawe yarakomeje aramwitegereza ubona ko afite akamwenyu ku maso. Arangije ati ndabona mwabaye inshuti nziza. Ubwo yahise yigendera. Ubwo barakomeje barifotoza ubona ko koko ari inshuti nziza nk'uko Fred yari amaze kubivuga. Barakwereka undi munsi ukurikiyeho ubwo Timmy yari yicaye muri salo ari kureba televiziyo. Akiri aho ngaho Joy yarinjiye. Timmy ubwo yahise ahaguruka. Fred yaje yihuta cyane ati hi Joy. Joy ati sindi kumenya ibiri kujya mbere hano. Ese ni kuva ryari utangira kumpamagara mu izina ryanjye? Fred ati okay umeze ute sheri? Joy ati hanyuma iki ni igiki kiri hano? Fred ati come on ntabwo ari ikintu ahubwo ni umuntu. Izina ryewe yitwa Timmy niwe wita kuri Esther. Joy ati oh ntago nigeze mvugana nawe. Ntago nari mbizi ko ari umuntu kubera ko imbere yanjye aragaragara nk'aho ari ikintu. Arangije ati ndashaka kumwirukana. Fred ati ngo nguki? Joy ati ndabizi neza ko wanyumvishe neza. Urabizi ko nakunda gusubiramo. Hanyuma rero ugomba kubikora. Ubwo yahise agenda. Arababaye kubera ko bari bavuze ngo bamwirukane. Arebye Fred ati tuza nta kibazo ndaza kubikemura. Ubwo yahise amukurikira mu cyumba kugira ngo bajye kubiganiraho. Ubwo yarongeye ariyicarira. Bukeye bwaho Timmy yari yicaye muri salo n'ubundi ari kureba televiziyo. Fred amanuka mu cyumba arangije ati ese naza tukifatanya tukarebana? Umukobwa ati nta kibazo. Ubwo yaraje aricara bararebana. Bakiri aho ngaho Esther yamanutse afite telefone ya musaza we. Arangije ati ese ko telefone yawe uri gusona non stop? Ayirebye ubwo yahise yikangaguruka vuba vuba. Arangije ati mana yanjye nakabaye ndi kumwe na Joy mu minota 30 irangiye. Mana yanjye noneho baranyica. Ubwo yahise yirukanka mushiki we arumirwa ndetse na Timmy arumirwa. Esther ubwo yaraje aricara arangije abwira Timmy ati nta musore ujya wibagirwa ko afite date n'umukunzi we amukunda cyane. Timmy ntiyigeze anabitindaho yarakomeje arirebera filme nk'uko bisanzwe. Ibyamubayeho byose araza akaganiriza inshuti yiwe. Barakwereka ubwo Timmy yari ari mu gikoni. Esther yaje amusanga ati anti Timmy ntago wakwizera umuntu uri hano wa mwamikazi w'ikibi. Bagiye muri salo kumureba. Joy ati natekereje ko Fred yakwirukanye hanyuma uracyari hano? Esther ati ese ko nta kibi yakoze kubera iki? Joy ati funga umunwa wawe nawe ntago ariko nakurenganya gute uvugana nanjye ugeretse akaguru ku kandi nta cyubahiro. Fred ubwo yahise yinjira. Joy ati ese kubera iki akiri hano? Fred ati ese bitwajya kubiganirira mu cyumba? Joy ati tuvugana iki? Joy ati ibyo ushaka byose kunsobanurira mu cyumba nizera ko bifite impamvu yumvikana bitari ibyo. Fred ubwo yahise agenda. Umukobwa yahise akurura akaguru ka Esther abona kugenda. Ubwo Esther yahise yicaza anti Timmy ambwira ati humura biraza kugenda neza. Barakwereka Timmy yabwiye Fred ati Mr Fred ntago nshaka kwangiza umubano wawe n'uriya mukobwa. Byamaze gusobanuka ko fiancé wawe atanshaka hano. Byaba byiza rero nigendeye. Fred ati ngo ngwiki umva nkubwire nukuri ntago nshaka kugenda. Guma hano wite kuri Esther ibindi byose ndaza ko byitaho. Bakira aho ngaho ubwo Joy yaraje. Joy ati aracyakora iki hano? Fred ati ese watuje? Ubwo Esther yahise ahaguruka aho ngaho arigendera. Umukobwa yahise ajya mu cyumba n'umujinya mwinshi. Arangije ati ese Fred kubera iki biri kugukomerera kumwirukana? Uriya mukobwa ntago agomba kuguma hano. Ubwo yahise aterura icupa arangije arikubita ku gikuta. Fred ubwo yaje yirukanka kugira ngo arebe ibibaye. Joy ubwo yahise ajya mu modoka aricara atangira guhamagara mama we. Arangije ati mama nukuri mfite ubwoba. Erega ni Fred nanone. Mama ati tuzi uvugane na mama. Ese byagenze gute? Umukobwa ati mama ni umukobwa uri mu nzu yo kwa Fred. Nabwiye Fred ngo amwirukane kubera ko ntago mukunda. Ari kumbwira ko impamvu ari kwanga kumwirukana ari uko ari mushiki we witwa Esther urwaye. Mama ati ushatse kumbwira ko Fred afite undi mukobwa mu nzu ye? Umukobwa ati mama ni ukuri ndi gutekereza ko hari ikintu kiri kujya mbere hagati ya Fred n'uwo mukobwa. Noneho yari kuvugana na Fred nyine ubona yiyoroheje. Mama mfite ubwoba. Urabizi ko nkunda Fred mama. Ntago nshaka kubura Fred. Ntago nshaka kagenda kajya ku wundi mugore. Mama ufite kugira ikintu bikoraho. Nakifuje ko wakabaye uri hano hafi. Mama erega uriya mukobwa ni mwiza. Nyine yaba imbere inyuma ibintu byose kuri uriya mukobwa ni byiza. Mama ndikumva nafushye. Mama ati nta numwe kuri iyi si mwiza nkawe mwana wanjye. Ngaho tuza ndaza kugira icyo mbikora. Nukuri ndagusezeranya. Ubwo yarakubye. Fred ubwo yari ari mu kazi telefone yarasona. Mama w'umukobwa aramuhamagara ati icyo nshaka ni ukuri ya mukobwa asohoka muri iriya nzu. Umukobwa wanjye niyongera kumpamagara ambwira ko uwo mukobwa akiri muri iyo nzu. Ubwo yahise amukupa.
Fred byaramucanze. Ubwo Fred yari yicaye muri salo, mushiki we yaje amusanga. Arangije aramubaza ati bro, nukuri nta kintu ugiye kubikoraho? Erega uri umugabo, ufite ikintu wabivugaho. Ese kubera iki Auntie Timmy aragenda kubera umusheri wawe w'ikigoryi? Fred ati ntago nshaka ko Mrs Smith yongera kuduteza ibibazo. Njye nawe turabizi neza icyo uriya mugore ashoboye. Ni mubi cyane. Rero ntago nshaka ibibazo njyewe. Esther ati ariko urabizi neza ko Auntie Timmy nta kintu na kimwe kibi yigeze akora. Rero ntago akwiriye kwirukanwa. Barakwereka Auntie Timmy yaramanutse na valise. Akiri aho ngaho ubwo Joy yarinjiye. Arangije ati aracyakora iki hano? Fred ati erega aragiye. Joy yagitongana. Ubwo Esther yahise yikura mu mutwe. Bisa nkaho bya bibazo byiwe byagarutse. Ubwo yahise yikubita hasi. Ubwo Fred yarongera aramuterura bamujyana kwa muganga. Barakwereka Esther na Auntie Timmy ubwo bari mu cyumba. Timmy yari kumukora ati ese umeze neza? Esther ati Auntie meze neza. Ibintu byose nabifekinze. Nabikoze kugira ngo utagenda. Ntago nari kwemera ko kohereza muri buriya buryo. Nagombaga kugira icyo nkora. Timmy ati hanyuma wabifekinze. None se ni gute wabyumvishije muganga wawe? Esther ati nyine namubwiye ngo aceceke yambikira ibanga. Ndabizi neza rwose ko atari byo. Ariko ntago wari kugenda kuriya rwose. Ntago nari kubyemera. Ngaho mbabarira unsezeranye. Ntago uraza kubwira musaza wanjye byabaye. Timmy ati na kondisiyo yawe nsezeranye ko utazongera gukora ibintu nk'ibi ngibi. Watumye duhangayika cyane. Ese bino wabikoze kubera iki koko? Esther ati ndagusezeranije ntago nzongera kubikora. Timmy ati ngiye kubibwira musaza wawe. Ubwo Esther yahise amufata. Aramubwira ati ndakwinginze. Base naguhobera. Ubwo bahise bayambera na DC. Bari bamaze kuba inshuti cyane. Barakwereka batangiye kujya bakina. Ubona ko bishimye cyane. Ubwo Joy yaramanutse mu cyumba aza gutongana kuko yarababonye bishimye. Arangije ati ese muri mu biki? Yaraje arisararanga avuga ibintu byinshi baramwihorera. Arakomeza arivugana arambiwe aragenda. Timmy arangije akora kuri Esther aramubwira ati it's okay. Ubwo barakomeje barikinira. Barakwereka ubwo Fred yari ari ku kazi. Ya nshuti we yaraje iramubaza iti ese kaga flash kari? Fred ati nakibagiriwe mu rugo gusa ariko reka mpamagare bakazane. Timmy yazanye flash. Arangije arayimuhereza. Arangije ati ubu ngubu noneho nagenda. Fred ati kubera iki utategereza ko presentation itaramara igihe kinini? Timmy ati uramutse ukunze ko hari n'ikintu nakuzanira nabikora. Fred ati oya icyo nshaka nuko basunegereza. Umukobwa ati okay nta kibazo. Fred ati humura rwose ndaza kugutwara. Umukobwa ati byaba ari byiza kandi urakoze cyane. Ubwo yarahagurutse ajya kumutegereza hanze. Amasaha yo gutaha yarageze barataha. Hafi aho hari umuntu wari uri gufotora. Uko Fred akingurira imodoka umukobwa yarafotoye. Gusa ntago bari babizi ko bari kubafotora. Joy ubwo yari ari mu rugo bari kumukorera massage. Hari umukobwa bari kuvugana. Arangije ati reba amafoto nkoheje kuri telefone. Umukobwa ati mana yanjye ibi noneho byo ni ibiki? Ubwo yarumiwe arikanga. Arangije ati Fred ko iki wankora ibi bintu Fred? Ubwo yahise asohora umukozi n'umujinya mwinshi. Barakwereka ubwo bari ku meza. Joy yaramanutse araza akora kuri Fred. Fred arangije arikanga. Umukobwa aramubangamira atangira kumusoma. Umukobwa ati ndagukeneye kano kanya. Fred ati ariko uzi ko turi kumwe n'abandi ku meza. Ubwo yahise amwicaraho atangira kumubangamira. Mushiki we arabitegereza ubona ko byamuteye n'iseseme. Timmy nawe arabitegereza ubona ko byamubangamiye. Si ibyo gusa n'umusore yari yabangamiwe. Timmy ubwo yahise aterura ibiryo ahita ajya kurira mu gikoni. Mushiki we nawe yahise aterura ibiryo arangije arigendera. Timmy yageze mu gikoni tangira kwibaza ibintu byinshi. Akiri aho ngaho Esther yamusanze mu gikoni. Arangije ati Auntie Timmy. Timmy ati iki? Ni ukuri wihangane. Timmy ati uri kunyihanganisha se mu biki? Habaye iki? Esther ati Auntie Timmy ese kuki utakira ibyiyumviro byawe? Ubwo yamubwiye nabi arangije ahita agenda. Bisa nkaho Esther yamenye ko Auntie Timmy akunda musaza we cyane. Gusa ariko umukobwa ari kubihakana ndetse yabuze n'amahoro. Barakwereka Fred aho yari ari muri ofisi ari gutekereza cyane. Inshuti yamusanze muri ofisi iramubaza iti ese hari ikibazo gihari? Fred ati ndi mu rukundo. Inshuti iti uvuze ngo iki? Fred arangije ati nkunda Timmy. Maze igihe kinini mbeshya ibyiyumviro byanjye. Mfite n'ubwoba nindamuka ngize ikintu mvuga bizarangira mubuze. Bwa mbere mu buzima bwanjye niyumvisemo umugore. Nkunda kuba ndi hafi ye ndetse ndanamukumbura iyo atari hafi yanjye. Ni umuntu witurije, ni umukobwa wubaha, mbese ushoboye gufata inshingano. Ariko mfite inzitizi nyinshi harimo Joy, umuryango wiwe ndetse na pressure banshyiraho. Ntago mbizi rwose icyo gukora. Inshuti iti hanyuma siri gupanga gukora iki?
Fred ati simbizi gusa icyo nshaka ni ukubana na Timmy gusa ariko ndacyazitiwe na Joy n'umuryango we. Inshuti yiwe iti nakabaye nkugiriye inama kuri ibi ngibi gusa ariko niba utimva muri ya mukobwa ntuzongere gufungura ipantaro niba utiteguye kugumana nawe. Fred ati ni ukuri nkunda Timmy cyane ndetse ndashaka kubana nawe gusa ariko ntago mbizi neza ko niteguriye iyi ntambara kandi ntago mbizi neza ko nzayitsinda. Barakwereka ubwo Joy yari yicaye muri salo Timmy yaciyeho. Joy ati ugiye hehe? Timmy arangije ati ngiye ku isoko, hari icyo ushaka ko nkuzanira? Joy ati ugiye kuri iyo soko? Umukobwa ati ngiye kuri ABAKOREYE market. Umukobwa yamubwiye isoko agiyeho. Joy ati okay ngaho genda. Ubwo Timmy yahise agenda. Esther yari yicaye mu buriri. Fred araza aramubaza ati ese byagenze bite? Hanyuma Timmy ari hehe? Namuhamagaye inshuro nyinshi gusa ariko ntago yigeze nyitaba. Arebye mushiki we asanga ari kurira. Arangije ati wabaye iki byagenze bite? Esther ati nagerageje kumubuza kuva hano ariko yabyanze. Arangije aragenda. Fred ati ese uri kuvuga ibiki? Ninde wagiye? Esther ati Auntie Timmy yamaze guteka. Arangije arazamuka hejuru afata ibintu byiwe arangije aragenda. Yambwiye ngo nagashaka kwangiza umubano wawe na sheri wawe. Fred ati kubera icyo utampamagaye se? Kuki utampamagaye ngo mubuze? Esther ati erega nanjye nabishakaga gusa yambwiye ngo sinkubwire. Ubwo Fred yatangiye gushaka guhamagara umukobwa aramubuza. Ubwo Fred yahise asohoka gusa umukobwa ari kubivuga ari kurira. Byari mu gitondo ubwo Fred na mushiki we bari ku meza bari gufata twa mu gitondo. Gusa urabona ko mushiki wiwe atameze neza ndetse hari n'ikintu ashaka kuvuga. Ubwo yabaje mushiki we ati ese uramukumbuye? Cyane rwose uramukumbuye cyane ko nanjye mukumbuye. Nakifuje kumubona igihe kinini turi kumwe mufashe ikiganza. Ubwo mushiki we yahise amwitegereza gusa ariko ndatekereza yarafashe umwanzuro mwiza. Ubwo barakomeje bararya. Joy na wa mukobwa w'inshuti yiwe wigeze kumuhereza amafoto yamuzaniye icyo kurya ndetse n'icyo kunywa. Arangije ati reka mbe ngiye mu bwiherero gatoya. Umukobwa yatangiye kurya ndetse no kunywa rwose ubona ko yishimye. Akiri aho ngaho mu nda haramuriye ubanza umukobwa amuhaye uburozi. Yahise aryama ku buriri akomeza gutabaza asaba ubufasha. Joy yaraje arangije ati hanyuma ushaka ubufasha bwanjye? Ubwo yafashe umusego arangije ati reka nze nkuhereze ubufasha bwanjye. Ubwo yahise atangira kumunigisha umusego. Papa we aratabara gusa ariko yasanze umukobwa byarangiye. Inshuti ya Fred ubwo yari iri kugenda yagiye kubona hari igipangu Timmy asohotsemo yambaye bande mu mutwe ndetse ari kugendera ku mbago. Arangije baramubaje ati ese niki cyakubayeho? Umukobwa ati nakoze impanuka ubwo nari ndi kujya ku isoko ngiye kugura utuntu duke. Ubwo haje imodoka izinkurikiye. Ubwo yarangonze hanyuma haza umuntu w'umugira neza antwara kwa muganga anyitaho ndetse yishyura n'amafaranga y'ibitaro. Gusa ariko yaragiye sinamenye uwo ari we. Ubwo abaganga barambwiye ngo maze iminsi 2 mu bitaro. Mubajije telefone yanjye ambwira ko yaburiye mu mpanuka. Hanyuma nibyo ninavanye ku isoko byose byarabuze. Hari umuntu wari waje kunsura rwose w'umugira neza gusa ariko narumiwe ko iki nta muntu n'umwe waje kundeba. Nakomeje kubaza muganga niba nta muntu n'umwe wigeze aza kundeba. Ambwira ko nta muntu n'umwe waje kundeba. Ntago nzi cyabaye. Yaba Fred yaba Esther nta n'umwe wigeze aza kundeba. Ubwo nari maze kumera neza muganga yanyandikiye resi y'amafaranga yose. Ubwo nafashe kabu njya mu rugo. Natangajwe no kubona Fred ndetse na Joy basohotse rwose bishimye. Nta muntu n'umwe wigeze nshaka nta n'uwigeze anyitaho habe na gato. Inshuti ya Fred iti buretse gato wavuye mu rugo ugiye ku isoko nta nubwo wigeze ujyana ibikapu byawe? Umukobwa ati ntwara ibikapu byanjye kubera siki nyine nkuko nari nabikubwiye njye nagiye ngiye ku isoko gusa nzi neza ko ndi bugaruke hanyuma mpura n'impanuka gutyo. Inshuti ya Fred ati yego nyine nibyo ndi kukubwira nanjye niho biri kunshangira. Esther yabwiye Fred ko wabyutse ugapakira ibintu byawe byose ugahita ugenda. Umukobwa ati ese ubwo kubera iki Esther yakora ibintu nk'ibyo ngibyo? Inshuti ya Fred iti niyo mpamvu tugomba kumenya ibi byose tukamenya n'impamvu nyine bataje kukureba kubera ko mbizi neza ko Fred ibyo bintu atabikora ndetse na Esther ukuntu yagukundaga cyane ntabwo ibyo bintu yabikora. Umukobwa ati nta bintu byangerega nigeze nanajyana. Inshuti ya Fred bwahise imubwira ati okay noneho tugende. Ubwo bahise bagenda. Barakwereka Joy yageze iwabo yanga kuvugisha mama we yari yarakaye. Ubwo yari yinjiranye n'undi mugabo. Mama we ati ni karibu icara. Aramubaza ati ese ibi wabikoze ute? Iyi case ndabizi neza ko ikomeye. Hanyuma wamusohoyemo gute? Umugabo ati madam Senator Smith yampamagaye muri iki gitondo kugira ngo njye kuzana umukobwa wawe. Aranje arambwira ati file zose zivuga kuri iyi case nziburisha. Nagiyeyo rero aba ariko mbigenza. Umugore ati nari mbizi.
ubu nibwo buryo umugabo wanjye akoramo. Umugabo ubwo yarisohokeye aragenda. Ubwo umugore yahise abaza umukobwa we ati kubera iki wakoze biriya bintu? Joy ati mama ntiwongere gutinyuka kuzamura iryo jwi ryawe uri kumvugisha gutyo. Hanyuma ushaka kumenya impamvu nabikoze? Ni wowe watumye mbikora, wampaye uburenganzira ku bintu byose, ni wowe wandeze, nizera ko ibintu byose uzajya ubimpa. Mama ati Joy twaguhaye buri kimwe, twaguhaye ubuzima, twaguhaye amafaranga. Umwana ati mama ibintu byose ntabwo ari amafaranga, papa ntago yigeze abana nanjye, utongera kuvuga ibyo bintu byose. Nawe wari uhari wanyerekaga ibintu bitari byiza mama, wakomeje kunyizeza yuko nabona buri kimwe cyose nshaka, ndetse mu myitwarire mibi cyane. Ntago wigeze undera nk'umukobwa wawe ukwiriye mama, hanyuma uri kugerageza gucomplaininga, uri gutangira sasa kuncira imanza. Ni wowe wangize uyu nguyu undi, hanyuma rero windenganya. Mama ati wikora ibyo bintu, ibyo byose wibingerekaho kubera ko ntago ari ngewe wakubwiye kwica inshuti yawe. Umwana ati mama bisa nkaho wibagiwe yuko hari ibintu byinshi nzi kuri wowe, wiyibagije ko nzi ko hari abantu wishe ukanyereza buhoro buhoro. Mama ati funga umunwa Joy. Umukobwa ati mama wimbwira gufunga umunwa kubera ko ni wowe muntu wa mbere wanyigishije imico mibi. Mama ndakwanga pe. Ubwo yahise yikubita aragenda. Mama we wasigara aho ngaho yumiwe ndetse ari no kurira. Akiri aho ngaho telefone yarasonnye aritaba. Uwari uri kuri kora ati ese aya makuru mashyashya ndi kumva kuko nibyo? Nakomeje kukuburira uburyo ureramo uwo mukobwa wawe, hanyuma reba ukuntu yangije kariyeri yanjye, izina ryanjye raryangije, ibintu byose nubatse imyaka 1000 byose bishyize hasi mu minota, mundimburiye ubuzima bwanjye. Ngiye hasi kandi ntago ari njye njyenyine, twese tugiye hasi. Umugore yararize. Barakwereka Esther, Timmy na Fred ndetse n'inshuti yiwe. Esther ubwo yari kubwira Timothy anti Timmy nukuri umbabarire, rirya joro ibintu byose ubwo byabaga uramurozikazi yaraje aransanga, arangije antera ubwoba ngo nintakora ibyo ari kunsaba ngo araza kwica umuvandimwe wanjye, ndetse nanjye ko araza kunyica. Anti Timmy yarambwiye ngo mpakire ibintu byawe byose, arangije anegurira imodoka, hanyuma arambwira ngo nze kubeshya musaza wanjye yuko wagiye. Nukuri umbabarire, nari ndimo gusenga ngo aho uri basi uba umeze neza, nukuri nari mfite ubwoba. Fred ati ese uriya mukobwa ni inyamaswa bingana iki koko? Papa we ni umupolitisi, hanyuma kariyeri ya papa we yanangiritse, ibintu byose bubatse imyaka byagiye hasi kubera imyitwarire yabo mibi no kwikunda. Urabizi ngiye kujya kuri police station, ibintu byose yakoze ndabivuga. Timmy nukuri ndakwinginze mbabarira. Timmy ati nta kibazo, erega ntago ari amakosa yawe, nta kibazo rwose. Ubwo yahise amufata disi, arangije aramuhobera. Barakwereka ubwo muri salo yari yateguye neza, handitse Will you marry me, ndetse na Fred yari ahari. Akiri aho ngaho Timmy ndetse na Esther baraje. Timmy ahita asoma ya magambo ati Will you marry me? Fred ati ese wankingirwa? Nukuri uratangaje, warakoze kwita kuri mushiki wanjye Esther. Ubwo Esther nawe yari yishimye disi, n'inshuti ya Fred yari aho hafi. Nukuri turagukunda, ndetse nanjye ndagukunda ku giti cyanjye. Ubwo Timmy yaravuze yes. Fred ubwo yahise akuramo impeta arayimwambika. Ubwo barishimye. Ubwo Esther yarishimye ndetse n'inshuti ya Fred irishima. Fred nawe ahita ahoberana na Timmy, barishima cyane. Ubwo baraje baregerana, disi barayambirana. Fred ati ubu ngubu turi umuryango munini kandi wishimye. N'agafilme kacu nuko kagenze. Nkomeje kubashimira ku mwanya wanyu mumpa, murabizi neza ko nanjye mbakunda cyane. Ngaho nimuze muri comment mukande like ndetse musharinge kugira ngo aka gakuru kagere kuri bose kubera ko kararyoshye cyane.